gicuku hagati Imana iradutabaye we mu gicuku hagati Imana iradutabaye we mu gicuku hagati Imana iradutabaye we ayo mu gicuku hagati Imana iradutabaye we mu gicuku hagati Imana iradutabaye we mu gicuku hagati Imana iradutabaye we. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje uri umukozi w'umuhanga izina ryawe nirihabwe icyubahiro waturinze uturinde tutarabo kurindwa muri uyu mwanya nyiringabo Imana data twese uri mu ijuru izina ryawe nirihabwe icyubahiro tugiye kumva ijambo ryawe n'umuhigi ijambo ryawe n'umutsima utera imbaraga ijambo ryawe n'impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru ijambo ryawe tugiye kumva turice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi aho ko rishinga imizi imitima yacu reka uyu mwanya reka uzutugirire neza reka uzudutabare reka uzuturengere reka uzutubere ku rugamba izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana yanjye ndaguhamagaye kugira ngo uyu munsi uzukora imirimo n'ibitangaza kugira ngo uyu munsi data twese uri mu ijuru uze buri umwe wese uzumugirire neza uzumutabare data twese uri mu ijuru ndamaganya imbaraga z'abazimu imbaraga z'abadayimoni imbaraga z'ibyoherano ndakubita mu izina rya Yesu totaya meniyansi gororia reka uyu mwanya reka uzutegeke reka uzuganze izina ryawe nirihabwe icyubahiro reka uzubane natwe muri uyu mwanya reka nyiringabo Imana data twese uri mu ijuru izina ryawe nirihabwe icyubahiro reka uzutugirire neza reka uzudutabare data twese uri mu ijuru dusaba bikeye ugatanga byinshi tubigusabanye isuku nabera mu izina rya Yesu amen. Bakundwa turabakiriye ikaze kuri Bisobanure TV murabimenyereye ko tubagezaho ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana ari njyewe mumenyereye Hakizimana Jean Bosco ubageze ijambo isaha ku isaha umunsi ku wundi. Ikaze na karibu rero tugiye gutangira kwiga ijambo ry'Imana badusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu 6 igice cya 6 umurongo wa 8 haravuga ngo icyampa nkabona icyo nsaba Imana ikampa icyo nifuza. Imana ibaha umugisha muri uyu mwanya, Imana iguha icyo wifuza muri uyu mwanya, Imana izikugirire neza, Imana kwifuza kwawe Imana irakumvishije weho dukurikiye kuri Bisobanure TV. Imana y'amahoro ije kukugirira neza. Imana y'amahoro muri uyu mwanya muri iyi saha izanye ubutabazi kuri weho. Imana y'amahoro ije kukugirira neza, byanga byakunda usabaho kubw'umugambi w'Imana kubw'isezerano ry'Imana ufite, kusezerana Imana yaguhaye. Imana y'amahoro igiye kurisohoza babyemera batabyemera. Uyu munsi wa none akira imbaraga z'Imana, akira ubutabazi bw'Imana. Mu yandi magambo byaranze uhabwa isezerano birahera, urategereza bihera mu kirere. Uyu munsi wa none Imana y'amahoro irakwibutse, Imana y'amahoro iragutabaye, Imana y'amahoro ije kukutabara, ije kukugirira neza, ije kugukura ku musozi. Uyu munsi wa none ibyawe byaheze mu kirere, ibyawe Satani yamiraguye agiye kubiruka mu izina rya Yesu. Totaya miniyansi gororia
izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Imana y'amahoro uyu munsi wa none izanye ubutabazi kuri weho urusha uremerewe. Ijambo ry'Imana yavuga ngo yemwe abarusha n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Uyu mwanya wa none weho urusha uremerewe, ijambo ry'Imana riragukangura ngo ngwino Yesu akuruhure, ngwino Yesu aza kugirira neza. Uyu munsi wa none vayo gana Yesu. Weho amarira yawe, amarira umaranye imyaka n'imyaniko, Imana y'amahoro ije kukugirira neza. Imana y'amahoro ari dosiye yawe yubuye, ari dosiye yawe ikuye ku buzima bwawe, dosiye yawe yiyubitswe, Imana irayubuye. Totoya meniyansi Gloria uyu munsi wa none akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Yesu Baba, Yesu Totoya meniyansi Gloria, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Weho udukurikiye kuri Foromo TV bisobanure uyu munsi wa none Imana y'amahoro izanye ikimenyetso ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none ari imbaraga z'imirizimbi Imana izanye ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none Imana y'amahoro ivuganye nawe ngo yuko ubutayu umaze imyaka n'imyaniko urimo ibugukuyemo. Totaya meniyansi Gloria, abaguhiga bose ijambo ry'Imana avuga ngo uhiga umunyamugisha azagwa ruhaba ataramufata. Mu yandi magambo, ikibazo urimo ceceka mu kijyageze urimo, umuntu uri kuguhiga, Farawo ari inyuma yawe ari kukwiruka inyuma. Uyu munsi wa none Imana y'amahoro izanye ubutabazi kuri wowe. Imana y'amahoro uyu munsi wa none ari imbaraga z'imirisi Imana igiye kuzana mu ruhande rwawe. Totaya meniyansi Gloria, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero Imana y'amahoro dosiye yawe yubitswe, Imana irayubuye. Ibyawe Satani yamiraguye Imana igiye kubimurutsa, agiye kubiruka mu izina ryande, mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none ari imbaraga z'Imana Imana igiye kuzana kuri wowe. Weho udukurikiye uyu munsi ari imbaraga z'Imana, ari ubutabazi bw'Imana Imana igiye kuzana kuri wowe. Uyu munsi wa none byakira imbaraga z'Imana, akira ubutabazi bw'Imana. Byanze kwemera, ariko uyu munsi ibyawe byose byanyazwe Imana irabizanye, Imana irabiguhaye. Uyu munsi wa none Imana y'amahoro ari ibyishenye, ari ibyikubise ku buzima bwawe. Totaya meniyansi Gloria, reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 125. Haravuga ngo uwiringira Uwiteka Imana ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye nk'iteka ryose. Mu yandi magambo, uyu munsi ijambo nyamukuru cyatse kukubwira ngo uwiringira Uwiteka Imana ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo ahora hamye nk'iteka ryose. Totaya meniyansi Gloria, uyu munsi wa none akira imbaraga z'Imana, akira ubutabazi bw'Imana. Uyu munsi iri jambo reka riteguca mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yawe. Reka rijyaho rigukura, reka rijyaho rigushira. Totaya meniyansi Gloria, uyu munsi wa none Imana y'amahoro, Imana imanuye itangazo ku buzima bwawe. Wowe dukurikiye kuri Bisobanure TV, uyu munsi wa none ari icyo Imana igiye kugukorera, ari ishimwe Imana igutunguje ku buzima bwawe. Totaya meniyansi Gloria, uyu munsi wa none Imana y'amahoro iciye inzira aho zitari. Wabuze inzira, ubura hepfo no haruguru, ariko uyu munsi akira imbaraga z'Imana, akira igitangaza cy'Imana, akira ubutwari bw'Imana. Itangaza Imana imanuye ku buzima bwawe. Weho ubabaye, weho urengana, mu yandi magambo uyu munsi wa none akira andi mahoro, amahoro wabuze Imana irayaguhaye. Mu yandi magambo uyu munsi wa none ari icyo Imana igiye gukora, ari itandukaniro Imana igiye gushyira ku buzima bwawe, hagati yawe n'umwanzi wawe. Uyu munsi Imana y'amahoro itangaza Imana imanuye. Imana y'amahoro igiye kuza kukugirira neza, igiye kuza kugutabara. Uyu munsi wa none akira ubutwari bw'Imana, akira ubudahangarwa. Dusoza n'iri jambo, reka Nyiringabo Imana
azature mu mutima wawe. Reka uyu munsi wa none Imana y'amahoro ize kugirire neza totayameni yansigororiya. Uyu munsi wa none reka Uwiteka reka aza kwegere, reka aze yomore ibikomere biri mu mutima wawe. Uyu munsi wa none ndakwifuriza kugira ngo uyu munsi ubone igitangaza cy'Imana, ubone ubutwari bw'Imana, ubone ubutabazi bw'Imana, ubone kurengerwa n'Imana. Byanga byakunda, babyemera batabyemera, uyu munsi Farawo agomba gupfa. Uyu munsi uwo muzimu agomba gupfa. Uyu munsi wa none akira imbaraga z'Imana, akira igitangaza cy'umugisha. Ari igitangaza Imana igutunguje, ari igitangaza Imana isize mu biganza byawe. Mu yandi magambo, uyu munsi wa none, uyu munsi Imana iciye inzira aho zitari. Akira inzira utari ufite, Imana irayiguhaye. Tusoza n'iri jambo kadusenga Imana. Data wa twese, twibutse wadukuye mu banyamahanga, twivanze n'abanyamahanga, udukura mu isayo y'imvata, udukura mu byaha, utuvana hanze, utuzana mu nzu yawe. Twarabo kwandagara, ntitwandagara, uremera, urabambwa, utumenera amaraso ku musaraba. Reka ayo maraso yawe aze yeze ibyaha byacu. Reka uyu munsi tubone imbaraga zawe, reka tubone ubutabazi bwawe. Data wa twese uri mu ijuru, nsengeye abaduteze amatwi kuri Bisobanure TV, uyu munsi wa none ugira uko ubigenza. Data wa twese uri mu ijuru rero, reka uzubane nabo kandi ubarwanirire, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.